Haleluya. Reka dufatire hamwe Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana, hanyuma ibindi byose tuvuga tubivuge tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Yohana igice cyaho cya 5, dusome duhereye ku murongo waho wa mbere, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwiye muri uyu mugoroba w'igiterane cy'amashimwe. Hanyuma dushimire Imana twese dufatikanije cyangwa se dushyize hamwe, hanyuma dushime nyine. Yohana igice cya 5, turasoma umurongo waho wa mbere, dukomeze twumve. Haranditse ngo hanyuma y'ibyo ubwo ku bantu biga banigisha ikinyarwanda muze kubyumva murebeye muri iki kibonezamvugo uko cyanditse mu maranga 50 y'ikinyarwanda. Hanyuma ni insozamagambo igaragaza igikorwa kimaze kuvugwa cyangwa se kimaze gukorwa. Ni ijambo mbarankuru, ni mbarankuru. Hanyuma y'ibyo ni ijambo risoza icyari kimaze kuba, ahubwo hatangiye kubarwa inkuru. Hanyuma y'ibyo itandukanye n'ahabayeho, itandukanye na kandi na nuko, ntabwo ari bimwe. Hano rero haravuze ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Nuko urumva ya nkuru noneho, nuko hanyuma y'ibyo, nuko insindagira jambo, nuko murimo murabisoma. Yesu ajya i Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hari ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo ibirema, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutsi. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya mu icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Umva kandi nanone hariho umuntu wari ufite indwara yimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Haramubaza ati, mbese urashaka gukira? Murwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu njugunya mu kidendezi. Iyo amazi yihindurije nkiza ngitambuka, undantanga kumanukamo. Iyo nkiza undantanga kumanukamo. Umva rero ku 8, Yesu aramubwira ati, ibyuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko Abayuda babwira ukijijwe bati, dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko wikorera uburiri bwawe. Umva gushima Imana rero. Nawe arabasubiza ati, uwanyijije niwe wambwiye ati korera uburiri bwawe ugende. Baramubaza bati, uwo muntu ninde wakubwiye ngo wikorere uburiri bwawe ugende? Umva nanone gushima Imana. Ariko uwakijijwe ntiyamenye uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye kandi hari abantu benshi. Hanyuma nanone y'ibyo Yesu amubona mu rusengero, haramubwira ati, dore igende, rubaye muzima, ntukongere gukora icyaha utazabona ishyano ruti rya mbere.
uwo muntu rero asubira yashima Imana, aragenda abwira abayuda yuko ari Yesu wamukijije. Nicyo cyatumye abayuda bashaka kugirira nabi Yesu, kuko yakoraga bene nk'ibyo ku isabato. Ariko arabasubiza ati, data arakora kugeza n'ubu, nanjye ndakora. Twakire neza ijambo ry'Imana. Twakire neza ijambo ry'Imana. Twongere dusome igitabo cya Zaburi, igice cyaho c'118, dusome umurongo waho wa mbere, ahandi turaza tugenda tuhavuga uko dushobojwe n'Imana muri uyu mugoroba. Zaburi igice c'118, dusome umurongo waho wa mbere. Haranditse ngo, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Nitwa Pascal Barakagira, ndi umubyeyi w'umugabo. Yanumva ababyeyi ari bo babivuga bonyine, ariko natwe turi ababyeyi b'abagabo. Ntabwo turi abagabo gusa, turi n'ababyeyi b'abagabo. Urumva rero sinaba ndi umugabo ntubatse. Imana ibahe umugisha. Hategurwa ijambo ryitwa gushimira. Abantu benshi ntabwo bazi agaciro ko gushima. Iyo bigeze kumanaho cyangwa byo, ubundi ntabwo twagakwiriye gushimira Imana hano mu rusengero rwa Batsinda. Twagakwiye kuba duhagarikishije nk'imirimo kuri Stade Amahoro cyangwa regionali, twese tukahahurira, cyangwa tukagihuye muri Stade ya International, tugahurirayo, tugahera mu gitondo, nimugoroba bagacana ya matara, tugahurirayo twese tugashimira Imana. Kuko twebwe twenyine ntiduhagije ngo dushimire Imana, ariko twebwe twenyine biradukwiye ngo dushimire Imana. Twe twenyine ntabwo bihagije rwose, ariko twebwe twenyine biradukwiriye ngo dushimire Imana. Rero ijambo gushima ntabwo ari iry'abantu bose. Ngira umuvandimwe wanjye hambere aherutse kumbwira ati, wamerekeje tukajya gushimira Marene wamushingiye. Abwira se, wa mwana we, ko mbona situwasita ameze neza, ati wowe ngwino umerekeze, jye narabiteguye. Nese kutunguranya, ati ngwino tujya gushimira Marene, ubwoko budashima bushira vuba. Bwira umuntu kwegere ngo ubwoko budashima bushira vuba. Turagenda dusura Marene arishima, ibintu bigenda neza. Imana nihabwa icyubahiro. Mbivugiye iki? Nimba dushobora gusura umuntu tugiye kumushimira gusa, akishima, akarira, amarira akamanuka, mutekereza ko habayeho gushimira Imana yo yakumva ibaye iti? Ahubwo mbaza akabazo, ninde ushima, ninde ushimwa? Nta muntu umwe wansubiza. Mbaza, ninde ushima, ninde ushimwa? Umwe wenda. Yego. Shyira hejuru rwose urangurure. Karame? Hashimwa Imana. Hashima Imana. Aha. Hagashimwa waje kuyishimira. Nta wundi muntu watubwira hashima nde, hashimwa nde? Silence. Reka twumve mushiki wacu. Reka twumve mushiki wacu. Hashimwa uwagize neza, hagashima uwagiriwe neza. Ngwino nguhembe. Fata gutya ugende umufashe, ndaza kukubwira icyo ukuramo.
ndaza kukubwira icyo ukuramo. Ababyumvise aravuze ngo bigenda gute? Mwarimu mwegereye avuze ko bigenda gute? hashimwa uwagize neza, hanyuma hagashimwa uwagiriwe. Uyu munsi rero twebwe turi hano muri iri torero nk'abarokore, ngiye kuvuga ngo ba Pentecote naba nkoze ikinyoma ku mugoroba, ko ntabwo kino giterane nubwo tukirimo cyateguwe na Pentecote, ariko kirimo abantu benshi mutandukanye. Iki giterane kirimo twebwe twese mutandukanye, twe turi hano dushima uwatugiriye neza, ariko twebwe dushima nitwe twagiriwe neza. Hanyuma rero igitangaje, ushimwa aba ameze nk'utabyitayeho. Ushimwa akenshi aba asa n'utabyitayeho. Muzacunge iyo murimo muha impano abantu mu bukwe, mubona atabyitayeho, ariko umutima we mujombye. Abikubwira nyuma ati warampemukiye mu ruhame. Ubu rero Imana nayo kuko mutayiruzi hano, mushobora kugira ngo ikintu twateguye kiroroshye, ariko aho iri mu ijuru iravuga ati nzongera mbagirire neza, mwongere munyitegereze, mwongere murebe imirimo yanjye, mwongere murebe gutungana kwanjye. Hashimwa uwahawe, hagashimwa uwatanze. Turashima rero iyo duhaye amagara mazima, tukaba turimo tuyishimira ko yadukoreye ibikomeye, natwe tukaba twishimye. Amen. Amashimwe yanjye ndayihorera, ahubwo giwe ndaza gutanga ituro ry'ishimwe. Amashimwe yanjye reka nyihora adatwara umwanya w'ijambo ry'Imana, kuko nzi impamvu yamara aminota mike ya 25, kandi hano turasomye ngo, impamvu mbabwiye gutyo genda yize. Ntangiye gushima nahagurutse umushumba Gerard, ngahagurutse umushumba wanyu, ngahagurutse ababyeyi batatu mbonye baririmba muri korari yambaye ubururu, ngahagurutse abagabo babiri b'abashuti banjye muri korari y'abagabo bagahagarara hano tugashima, ngahagurutse umuhungu nabonye twajyaga tubumbana amatafari mu gihogere, bakanga kuduhemba, ntamuhagurutse, abonye yarazanye inda yaracebuye ameze atya. Ahagurutse umushumba Gerard, mu bantu bose ku isi basigaranye nanjye, urugo rwanjye rwarasenyutse, niwe twasigaranye. Kajya mbwira ati barakagira, ibi bintu ndimo ndabona birimo abadayimoni, ariko si benshi, ariko ndabona birimo Imana nyinshi. Kambwira ati komera. Ubwo rero mpagurutse ngo dushime, navuga ido nido, mpagurukije umushumba wanjye, byaba intambara zina. Reka mbyihorere nivugirije. Imana aho iri mu ijuru yumve ko so much mo ndayishimiye, ibyumve. Ibyumve. Dusomye umwana umaze imyaka 38 arwaye. Twari kumwe hano cyangwa mbisomye ngenyine? Uriya mwana mushu undebere igitangaza gitangaje. Ubu nureba uhagurukije ino korari ivuye kuririmba hano bwa nyuma, kambitegereze neza. Hari umwana numwe wasanga mufite iyo myaka 38, itorero rintenge nta urimo. Aba bana bose bavuye kuririmba hano nta ufite 38 urimo. Uwuheze ninde? nawe ufite 38 muri abo. Noneho tekereza ibi bintu mu bihe imbaraga. Reba umuntu warwaye utaravuka, nimureba umuntu warwaye umwe muri mwe ataravuka. Reba uko ungana wowe wavutse arwaye, reba aho ugeze aracyarwaye. Bazi imyaka ubura,
ngo wuzuze 38 aracyarwaye. No muri aba sati 38 ni baki? Aha ni baki? Uyu mubyeyi arayifite, iyi ntebe y'imbere nta numwe uyifite, naha hagati nta uyifite, hariya hirya hose ava byahura, hariya hirya mu nguni bariya bose uretse umwe abandi barayifite. Reba umuntu warwaye utaravuka. Ese mutekereza ko Imana itugirira neza kubera amatariki n'amezi? Oya, ahubwo igihe cyayo iyo kigeze imbaraga zayo ziramanuka. Hari abantu Imana itabara mu gitondo, hari abitabara nimugoroba, hari n'abireka izuba rikarengeraho, ariko byose bikazagwa mu ijambo rivuga ngo turashimira Imana. Ko ntibizagutangaza ko uzakira umwana hano akabatizwa wa 18, imyaka 3 yayimara hano ukamushingira, ariko ukaba ufite undi umaze 42 mu itorero bise n'izina utarashyingirwa. Uyu mwana arashingiwe, dushimye Imana, na wa wundi nashingirwa tuzashima Imana. Nyumvire kandi aha rero niho Bibiliya ivuze ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ntabwo ari iminsi yose mutandukanye amagambo. Aya magambo ni muyatandukanye. Iminsi n'iteka si bimwe. Itegeko rya minisitiri n'iteka rya perezida si bimwe. Itegeko rya minisitiri rishyiraho kandi rikagena, n'iteka rya perezida ryemeza, ntabwo ari bimwe. Iteka ni ikintu kidasubirwaho, ariko itegeko ni ikintu kivugururwa. Ni ukuvuga rero ngo imbabazi zihoraho iteka, ntizisubirwaho. Haleluya. Uyu mwana ararwara. Nahoze nsoma na bya bindi, ngira ngo umwe muri aba bashumba yari umuprofeseri wacu batwigisha bya Bibiliya. Batwigisha ko umwana iyi myaka babara niyo kurwara yonyine, ntabwo ari y'ubuzima bwe. Ni imyaka amaranye indwara bandugu. Imyaka ye yo kubaho yose yafashwe afite imyaka 16, amarana uburwayi 38, akiza yujuje 54. Ntabwo rero ubwishi bw'imyaka bukuraho imbabazi z'Imana, ahubwo imirimo y'Imana igeze igihe cyo gukorwa, Imana ntireba igihe bimaze, ibikorera mu gihe kiriho. Niyo mpamvu uzumva hari abantu bafite amasezerano y'amazu yo muri 80 akayibona muri 2020 ijyanye n'igihe, kuko Imana ntisubira inyuma, ikomeza ijya imbere. Nuko Imana imera gutyo. Ngo Imana yari yarabimbwiye muri 70. Uyu mwana ararwara araremba, abanza kuribwa mu ngingo hose. Nimugire ngo iwabo w'aba babyeyi n'injiji ntacyo batakoze. Musome ntacyo batakoze. Witwa David Mora we yaranditse ngo bamutwaye no mu bitaro bya King Faisal wabo hariya muri Aziya. Abatabizi King Faisal, ibitaro by'umwami wa Faisal nibyo muri Aziya, bigira amashami hirya no hino ku isi. Naho bamujyanyeyo babashwishuriza bababwira ko uyu mwana atagikize, nibatwara umurwayi wabo bihangana. Batwara imuhira barorosa, umwana niko ataka. 3, 5, 7, 9, 10, 20, 30 ni na. Haza rero bashumba mutugerera aho twe tutagera, mujye mutuvuganira ikintu cyitwa amasengesho kigomeza gihabwa imbaraga. Haza umugore uvuye gusenga ariko hadashoboka. Ni imvura yari yaraguye nk'uko ihise, amazi yose akonkobotsa aha ajya mu gishanga aha. Umugore nawe wiciwe n'ibibazo, aravuga ati ko nayisengeye ahantu hose hashoboka,
wahimba naho nsengera ngo abayiroshye mu mazi. Uwo mugore niwe watangije ijambo rya mbere ryo kujya mu mazi. Abagiye mu kizi baravuga ati nagusengeye hose ntiwanyumva, muri iki kidendezi wanyumva. Imana ibonye ububasha n'uburemere uyu mugore abihaye, yohereza marayika muri cya kiziba, araza mukirizamo. Umugore niwe wazamuye ijambo rivuga ngo nakiriye ahadashoboka, niwe warangiye. Abantu akajya babwira ati mu kidendezi kiri hepfo, ni handi bajya bakubwira tugiye aha naho ati bicamo. Si uko ariho bicamo, ni uko uwo muntu ariho yagiye bigacamo, nawe yahakohereza kuko yabivuze mu izina ry'Imana. Imana ikwigwatiriza, naho ubundi nahana Imana irahaba. Ngo aramanutse, abantu barahurura, musome ngo barahuruye bajya ku cya kidendezi. Bibiliya yavuze ijambo rikomeye ngo rimwe na rimwe marayika yaramanukaga akajya mu icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko mwitonde, nuko umuntu wabanzaga kugwamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Ndashimira Imana ko kuri iki kidendezi batigize barobanura abapantekote, abadivantiste, abayehova, abakatolike, amoko yose. Ni umuntu wese wabanzaga kugwamo. Nawe uyu mugoroba nibigukundira ukagwamo, utaha indwara yawe ikize, tutitaye aho wavuye, cyakora cyo uzagenda uvuga ngo ibatsinda nahahuriye n'Imana. Araryamye, ararira, araboroga, bamutwara ku kidendezi. Mbaho urugero rworoshye. Reba umuntu bazanye mwese mwicaye haba, bakamushyira hari inyuma, bisaba ko hazagwamo umuntu umwe. Ni mu ndebere igihe azagerera hano, bisaba intebe y'imbere kubanza gutyo gutyo. Haza rero kwaduka bya bihungu muzi byadutse ninaha. Nta muntu urabura amazi muri mwe akajya kuvoma mu gishanga. Mwari mwajyayo ukahasanga ibihungu bikubwira ati boss, ati mpigicere nkuvomere. Hari uwo byari byabaho kuri mwe? Naha rero hadutse ibihungu bimeze nka gutyo, kajya avuga ati hari ikintu ufite ngo nkwigirize umuntu imbere. Uyu mwana rero abura umutangira ngo bamwigize imbere, ariko nubwo abuze umutangira iyamuremye iracyamureba. Mukanya nkako guhumbya, Yesu ngo yararimo ava Kafarinawumu, avuye mu mirimo ye n'ibitangaza, avuye kugaburira babana 5,000, amaze kubagaburira. Bibiliya iravuga ngo hanyuma yo gukora ibyo, hanyuma y'ibyo, nimba Bibiliya yavuze ngo ni hanyuma y'ibyo, nuko hari ibindi bikorwa bya birimo bikorwa muri iyo minsi. Hanyuma yabyo, ndashimira Imana ko hanyuma y'ibyo Yesu nawe ashobora kunyura aho anyura, izina rye rikongera rigashimwa. Ngo aratambutse, aramanutse, yiyumvamo, nta wabimubwiye. Ndashimira Yesu ko ajya abyiyumvamo. Ejo bundi nari iwacu ni Butare muri Gisagara, isave ku cy'inteko. Nari ndi Butare mu mujyi wa Huye, ndimo mvuga ubutumwa. Mbona umuhungu witwa Daniel, icyo gihe twamwitaga Kidari, mbona arinjiye. Ni umuririmbyi muri korali Riba. Abaririmbyi turirimba nabo mwiriba hano muramuzi ko turirimbana. Mboneyeho no kubaramutsa kuko ndabizi ko muhari nabo mu Muhwezi Gisenyi barimo Patrick, mwese ndabizi ko muri hano. Hanyuma arinjira, yinjiye, numva umutima wanjye ugize intimba ariko itarimo ubugome. Mpita numva ubwonko buraturunye, numva ni nk'umuntu uri mu nyongoranga. Uribuka Daniel kwirukankana kera ugitera umwaku, uribuka gutera icyuma mu rubavu avuga ko wamuteye umwaku inyama ze zikadiba. Njyewe nigize gutera umwaku kera mu cyaro iwacu. Nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Shimira Uwiteka, shimira Uwiteka, shimira Uwiteka. Nyakubahwa abashumba, ubu dufite, yari ngiye gukoresha imvugo abanzi b'Imana bari kuyuririraho. Ntabwo ariko mvuze, nuko ariko nari ngiye kuvuga ku mpamvu z'abanzi b'Imana. Ariko tugira abarokore bafite ubwenge butari bwinshi, butari bwinshi rwose, batekerereza haboneka. Barokore ntabwo turi ku rwego rushima Imana kuko twacanye imbabura,
dukwiriye no gushimira Imana kuko tugihumeka, kuko uriho yabona ariko uwapfuye ntacyo abona. Yes, dukwiriye no gushimira guhumeka. Korera kenshi twigishijwe ibijyanye n'inda, iyo mu nda zacu nta kirimo tubona Imana yarahemutse, ariko kuba tunahumeka byonyine Uwiteka niwe Mana. Injira numva bingarutsemo, ndavuga n'uriya Daniel uje bati niwe ntingwino hano, ndavuga n'Uwiteka himbazwe, uyu muhungu niwe washakaga kuzanyica nteye icyuma mu rubavu agira ngo amarayakura, mugira inkovu ndayifite. Ariko ndashimira Imana, nawe yaje gukizwa, amaze gukizwa mu muririmbi arashaka, agiye gushaka abona nta wundi wamubera pare, aravuga ati barakagira ni uzambera pare, mbarige uba pare we. Nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Maze iminsi numva imvugo ntashaka kujya numva, ngewe niko mbaho muzajya munyihanganira, niba jye nararushye sinshaka gukomeza kundushya. Turapfuye, wowe nande wagiye wenyine? Wagiye wenyine uradushyiramo, twebwe nawe turapfanye, tuzi igihe wagenewe gupfa. Genda wenyine, twebwe buturetse haracyari Imana ivuga ngo nzi ibyo nibwira kubagirira ni amahoro si ibibi. Nimba we nta cyizere cy'ubuzima ufite, abiringiye Uwiteka twebwe turacyagifite. Wiza kutubwira ko upfuye dupfanye, genda wenyine, twebwe turacyafite ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Yemwe turapfuye we, ibintu byakaze byagukariye wowe wangu, byagukariye. Maze ubu hari abandi bavuga ati cyama ino situation igakomeza itya, naho we ngo byakaze. Hari abavuga ati cyama bigakomeza bitya, none urimo uravuga ngo murapfuye. Genda wenyine, abandi baba data we. Gira umuntu kwegera ngo kura ubwoba mu bantu, ibintu by'ubwo. Bibiliya yavuze ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka. Hano hari abantu batazi agaciro k'imbabazi. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yayo ya 12 mu gika cya 14 havuga iki? Aravuga ngo umunyagihugu n'umunyagitinyiro akwiriye kurindwa no kubungwabungwa. Nimba itegeko nshinga rishobora kwemeza icyo kintu, abasirikare bakarimo banyagirirwa ku muhanda, abapolisi barimo banyagirwa, barinze barakagira, urabona Imana yabura ubwenge bwo kurinda abantu bayo wowe? Hagiye mureka ibintu nk'ibyo ngibyo. Gute nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza, imbabazi ze zihoraho iteka. Ntabwo ari ibihe byose, ni iteka. Mwana ararwara, sinzi niba hari abaganga dufite hano ngo bamfashe. Iyo ibi bintu mwe mwita kurwara amaso ntabwo ari byo, ni urungano cyangwa se ihuriro ry'imitsi ituruka mu turemangingo dutoya dufatira mu gice cy'umutwe, ariko tuvuye ku mitsi igenzura umubiri irenze 16. Harimo uyu nguyu muza gukora hano mukumva uruntu rw'uruti rubamo, hakabamo n'uyu nguyu mubona mvuga ugashikora do n'uyu, hakabamo undi mutsi umanuka ugafatira hano inyuma. Muraza gukoramo mwumva ikintu nanone gikoze nka waya, nk'umugozi uyu wa mikrofone, aricyo kimanuka kigafatira yitwa muri colonne vertebrale, kikamanuka kikagaba imitsi hano, kikabyara imitsi 14 ifashe imbavu, kikabya ibintu byinshi, kikamanuka kigakora. Muze gukora mu ntege zanyu, ya mugore cyangwa umugabo, murumva muruntu rw'urutimo hano hagati, mwumve n'ibindi bintu by'ibitsi bibiri biri aha ngaha, mukoremo mwumve ngibyo. Nibyo rero bigaruka bigafata kuri uyu mutsi mwumva aha, uza kuwufata ukanda cyane urahita wiruma, kanda cyane nahita ubyumvira aha ngaha.
iyo rero byabaye ikibazo, uyu mutsi wa undi navuze haruguru ukagira ibibazo kuko ari uhereza imitsi itatu, umwe ushinzwe kujyana ubwonko, ushinzwe kujyana akayaga, nka wenda ntabwo munyegereye nabiberekera hano ntayihari, ariko haruguru hariya muri sonorization ahantu hari iki kintu mwacometseho imigozi cyitwa nde? Inde? Mixeri. Hariya muri mixeri habamo akantu gahora kigira gutya, gashinzwe gutanga umuyaga kugira ngo iriya mixeri idashyuha, aya majwi ntasohoke, bigaca muri fréquence ya megahertz, niho binyura. Noneho iyo kariya kayaga gahora gahuha no ku muntu nuko yestaye, binyura hano. Uyu mutsi mubonaho mwe mwita muri nyiramivumbi siho. Uyu mutsi muhora mwumva uhora utera gutya wagira ngo ni igishyimbo, muhakore mwumve, uhora ugira utya, niwe ushinzwe kuzamura akayaga gahungiza ubwonko ngo budashyuha tukiruka. Shimira Imana ko yatwestaye mu buryo butuma tutirukanka, ikohereza y'akayaga gatuma twumva ibibazo bikadutera ariko ntidushyuhe, intambara zikadutera ariko ntidushyuhe, kuko akayaga k'Imana gahora gahungiza hariya. Uyu muririmbyi wa Zaburi araririmbye ngo nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Mwebwe rero murashaka gushima ibiboneka, ariko ibitaboneka nibyo bikaze. Biri umuntu kwegere ngo shima uburyo westaye ibindi buretse. Ubu kuko nta nzu turabona, abandi tutarabona abagore, abandi bagabo, abandi tutarabona akazi, Imana nikwiye gushimwa. Ariko n'ukuntu ngewe nestaye byonyine uko mpagaze gutya, Yesu yaravuze ngo ndaruta ibishwi, ubwo nduta ibishwi nkwiye no gushima Imana. Haleluya. Uyu mwana rero mamimi igitenge hano vuba vuba tuvugora nivuga butumwa vuba ntize igikwembe. Uyu mwana kubera guhora arwaye, bamujyanye ku kidendezi, nyina aramujyana yicwa n'imbeho n'umusonga byo ku kidendezi, mukecuru amekufa, arapfa. Ise agwa nzira, imyaka 107 si cyoroshye, niyo se uyu mwana yapfuye afite. Aho bamusize ku kidendezi, rogaride isi, aho bamusize ku kidendezi, bamusize aryamye. Cya kibazo tuvuze haruguru cy'imitsi, vertebrale yarazibye, ya yindi hano yarazibye, hantu hose harazibye. Umwana yabaye kare nta buja, aryamye atya, atangije umushinga. Mwansayidiye nimufashe utabona, ubaba yarabafunguza, wansayidiye ko Imana izagufasha. Hayega wamfasha, mwamfashije. Ngo akabaho hantu asaba kugeza ku rwego kuko yaturitse imitsi yose, ibikomeye n'ibyoroshye abikoreraho. Ubu urashaka gushimira Imana yuko wowe urumva uzashima Imana kuko wabonye inkwano, wabonye inzu, wabonye umugore, wabonye umugabo, wabonye akazi. Ntihagire unyumva nabi, ntihagire n'ubitwara ukundi, no kuba ukibasha kwijyana kuri tuwarete harimo ishimwe, kuko hari abatabishobora. Hari abatabishobora. Araryamye, byose abikorera hano, abashyitsi agira bahoraho n'isazi. Hari ubuzima tubamo butagira abantu, ariko nubwo bwaba butagira abantu, Yesu ntiyagiye. Iyo abyiyumvisemo aragaruka. Dore rero agarutse kuri uyu mwana, ikintu cyabaye, yamugezeho aramubwira ngo mezami monsieur, byuka. Kubera agahinda umwana amaranye iminsi, ntiyizera gukira. Ariko abantu b'iki gihe murasetsa. Ndabyuka ze mfite umuntu unkura ahangaha,
bene abantu barabafite ariko murashinyagura. Nk'ubu ninde ukohereje kuza kunshinyagurira? Naho ntazi kumukiza ari we barimo bavugana. Mukanya nkako guhumbya ati ni ngewe, byuka wikorera uburiri. Umwana atariko uravuga utyo uzukomeze, amaguru ntakora, amaboko ntakora, uruti rw'umugongo rwaragudutse, sindeba, uragira ngo mbigenze. Numva icyakurikiwe. Yesu aramubwiye ngo eguka ninjye ubitegetse. Umwana nawe yumvise umugabo amuhatiriza ngo yegutse gahoro, yumva biremeye. Ngo yeguka yumva biraje, ngo yeguka yumva biraje, ngo yeguka yumve biraje. Musome mwitonze, haranditse ngo yagize isoni zo kongera kumureba, abona ibirenge gusa, ngo ahita yikorera uburiri bwe, yirukanka ashima Imana avuga ngo haleluya ndakize, haleluya ndakize, haleluya ndakize. Dore ikintu cyambereye igitangaza, ntabwo yatashye yirukansa ajya ku rusengero. Tuzayikorera twongere tuyikorere, tuzayikorera, iyi Imana ni nziza. Yemwe barokore mwese, abahafi n'abakure, nibyo tuzayikorera. Tuzayikorera yadukijije umwaku, iduhuza na Yesu, none dufite amahoro. Yengu ugize ngo iki? Nimushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Mureke tuve mu mashimwe y'abana, mureke tuve mu mashimwe ashaje, no kubona uburyo bwo kubona yo kwiyogoshesha ubishimire, no kubona uko utega igare ushime, no kubona yo wishyura nyirinzu. Ejo bundi nahoze numva abantu bafite ibitekerezo bishaje bipfuye, ngo nyiri ibyondo amereye nabi. Ko ari nyiri ibyondo, ko we ntabyo ugira niba ari ibyondo? Ntagiye mwubaha abantu b'abandi wangu. Nyiri inzu ntabwo ari nyiri ibyondo. Mujye mumenya no uzi ko hari imvugo wavuga abadayimoni bakayuririramo, akavuga ati wowe n'ubundi nta buzima ugira, uzahore muri urwo. Dushimira Imana ko tubona nayo ba nyiri inzu. Gusa jya ikintu nihannye, umuntu nzajya gukodesha inzu ye akambaza abana mfite, nzahita ngenda. Urabambaza ngo bahahire? Nzajya mpita ngenda. Wowe minzu umpa amabwiriza iby'abana banjye n'ibikureba cyangwa iby'umuryango wanjye. Ngo yewe ngo ndumva ngo wowe yagenda genda. Nimushimire Uwiteka ko mubona n'ababapangisha bakemera n'abana banyu harabatabemera. Mushimire Uwiteka kuko ari mwiza. Uyu mwana rero ngo amaze gukira nibwo yagarutse gushimira Imana mu rusengero, ahahurira na Yesu. Yesu amubonye aramumenya, aramubwira ati we uri wa mwana wakize? Ati ni ngewe. Aramubwira ati nubu dore ndakwejeje, itahire ntukongere gukora icyaha ukundi, dore Uwiteka kubereye